basi mambo vipi Sikov Entertainment bimeze bite DJ Neighbor ku bufatanye filime iracyari yayindi bahise waiting for you bimeze bite episode ni 7 twikomereza turabakunda cyane niba utarakora subscribe kuri YouTube channel yacu ganayo wandikemo iryo jambo Sikov Entertainment nurangiza kore subscribe ayo mashina yawe bimeze bite ndabakunda cyane yeah. Episode 7 waiting for you DJ Neighbor ku bufatanye ukeneye kwamamaza hamagara kuri izo nimero zacu dukomeze tubane iyi filime kandi uramutse wayibuze n'izindi filime nyinshi nziza cyane hamagara izo nimero DJ Neighbor 0783 92628 twikomereze na filime yacu yeah. By so waiting for you za filime z'urukundo dukomeje kwibandaho tubazamurira urukundo yeah. Urukundo rurakomeje hagati y'aba ngaba babiri ariko mu buryo nabo bwabo batazi ndetse twabonye jipo bamutera imitoma jipo wacu jipo bamuteye imitoma uyu nawe ibi byose tuzanya tubibona yeah. Za filime z'ubwenge amabizu acicikana hirya no hino mwigira y'amabizu yakugonga kakwica buranga urukundo rugira imbaraga ziruta iz'amazi ariko njya numva DJ Neighbor reka tukamuture niyo bawakazanye kugira ngo mwayibonye nimero ziwaho mwamusanga bimeze bite Sikov bizu zicicikana nanjye nimo ngenda nsobanura Agasobanuye shishikariza gukora subscribe kuri YouTube channel yanjye bayita Sikov Entertainment iyi filime ushobora no kuba wayisangaho ukayireba reka dutangire filime yacu aye jeda cai shi anjin nyine bino nibyo biryo Anjin akunda bikoze mu magi bigerageza wumve okay atashaka kubacyura twabibonye bamutekeye 确实不怎么样 bira ntago nubwo ari byiza nubwo biryoshye barakara 什么呀 kuki muhagaze turye twese anti Anjin urabona jewe ukuri kwimana nkwitaho pe 你平时可坚决不会去厨房吗 undi Anjin naga agiye mu gikoni ariko uyu munsi yagiyeyo 是说 ushaka kuvuga ko 这是安景做 bino bintu byose byakozwe nawe 给您做的 ukuri yabigukoreye wowe 安景啊 Anjin 现在还喜欢吃这个 ntabwo netse kugikunda bino bintu pe 大爷 okay 3天不吃他就难受他说是 ibaza ajye yumva atanameze neza yatabiri iminsi 3 igashira 然后我经常给他做这个吃 najyaga mbimukurakira umwana buriya niyo mpamvu imyaka myinshi yashize sinumvaga ko yaba kibikunda mukureba ibyo ngakunda bari kumutwara neza ngo barebe ko atatwara igishoro cyabo 其实不管从哪方面来说 nyine tuvugishije ukuri mwabana mwe 都比你们更 kiriya kigo benda kuba bashyira hano 有投资 gifite amafaranga menshi cyane kurusha business yanyu 现在一时想 Anjin rero nubwo atari kubyumva none ahangaha 我们都理解 anti twese turabyumva 经过我们的不懈努力 tumaze igihe dushyiramo imbaraga bigaragara yuko 80% tumaze kunguka pe 成了南岭村的 cicikaho nta kibazo 撒野了 nta bintu byo gukomeza kumubwira byinshi 你们这家民 nakoze iperereza ino business yanyu ni nziza pe 先吃饭吧 ariko nyine turye turaza kuza kubisubiramo nyuma 吃吧 okay ari gushaka gutwara business amafaranga yafite mo hano muri business kandi ni menshi sasa twigarukira hano hari waje kwiga ibintu bijyanye n'intuzi ibintu bijyanye n'ububumbyi bino bintu biravuna noneho hariya muri za mu Bushinwa baba bafite amafaranga ariko babuze nk'umushoramari ufata abantu babumba akabahereza amafaranga bano bantu bakora akazi katoroshye yeah. Mambo VP utuye Nyagatare kandi Alpha Electronic Shop jya ureba ibiberayo byatinze Alpha Electronic Shop iherereye hepfo ya gare umanutse 当地著名的青瓷大师周师傅 Master Zu 这两个师 we turi hano muri iyi mitsi 傅之手 那我们先 ndetse kano kantu kakozwe nawe 给大家讲解 wagira ikintu tubwira Master Zu ari hano bamutumiye menya ari kuri 是太阳 kano kantu gasobanuye izuba 国古代最著名的青瓷窑系 aha hantu hacu ni ahantu heza cyane mu gihugu 越窑青瓷的发源地
abasuye nyine agace karimo ibintu bijyanye na 进去的话呢， uramutse ushishikajwe rero 山半山民宿 waza tukajyana kuri Bashan hahandi kuri ka resitora kabo bari basuye hano nyine tu ni ahantu hari ibintu binyaburanga by'igihugu by'ababumbyi 不是农家乐。 sasa barakwereka mama ari hano ari gutekereza ukuntu umukobwa yamubwiye ati hari ahantu hacu n'ubwo hasuzugwa ariko ni heza. 来来来，跟上， Okay, muze hano hari abakerarugendo sasa. 这就到了。 Abakerarugendo bakeneye kuzamuka nyine baje hano muri aka gace. Gusura ahantu hose. 你们 Ati 村子造的可真 kuri kwimana umudugudu wanyu wubatse neza. 也是美。 Twatekereje ko video mwayifafaritse nyine mukayigira nziza. Ni heza cyane. 我们村子呢，自从 Umudugudu wacu 亲人 kuva waziyemo abana batoya bagafungura akantu k'agahoteli biri kugenda biba byiza pe. Hano hose ureba 好， ni heza cyane. 你们常来啊。 Muzajye mukomeza muze masuri. Abantu baje 你们看这 filime sasa ikintu wayigiramo nuko buriya business ni ikintu cy'ingenzi tu. 啊， Bano bashinze business none dore mu gaturage kabo yakomeje kuzana nyine abantu benshi. Gusa twabonye arimo n'abakundana cyane. 前台来了个旅行团， Ngo hari itsinda ngo rije 来过去招待一下。 kanzi kubareba we rukanga. Itsinda bagiye kwakira 看看厨房备菜， kureba mu gikoni ukuntu biri kugenda. 我去检查一下。 Kajya kureba ukuntu mu gikoni bimeze. Bagiye kwakira abantu benshi cyane. Mwebwe muri inyuma mwiruhute bavayo. 您的房间号 大家 是 一起 015 排队 啊。 先把 Icyumba cyanyu ni 0152 buri wese irukanka batadutanga. 咳嗽。 Sha ndumva afite inyota kabisa kubera kuvuga cyane ndi kuba tubafashe. 哎，后面的这边的， nimujye ku murongo mwipanika. 大家不要急啊！ Mwipanika nta kibazo ibyumba birahari rwose turabakira. 稍等一下， Bari hano 安排好的，对，不要着急。 mwese turamakira. Jipa bari hano hakuno. Jipa yabonye umukunzi. Ibyumba bigiye kudushirana. 你去别家看看。 Hita wirukanka ujye kureba ko nta handi hantu muri hano hafi bafite ibyumba. Ibyumba bigiye kubashirana ariko ntago wabwira abakiriya ko ibyumba bigiye gushirana. Kwa kundi bari gucuruza ibintu byashira ugahita ujye kureba ahandi. Twigarukire hano. 安姐，我们成功。 Jini twamikoze. 想到这次的青色， Ntabwo nabiteganya gukora kari akantu kakuba ushobora gukura abantu benshi cyane hahandi bagiye bari baje gusura. 一定要好好的工作。 Ariko ukwiye kujya ureka kunegirije ibintu. 一位客人一定要用心， Icyo tuba tugomba gukora ni ukufata abakiriya bacu. 你就放心。 Ndabyumva neza tuzatubafata neza pe. 我跟你 Sibyo se. 待会儿宜城青少年宫的正会 Hari Perezida Zenge uturuka muri Ukraine agiye kuza dusinya amasezerano. 签什么合同？ Aya masezerano 他说下个月会 agiye kuza dusinyana amasezerano ngo azazana abana ejo bundi 考察。 bavuye ku ishuri baze kwiga. 话 Akeneye ko tuzamufasha tukabagaburira. Ariko si ko ari byiza. 你们请。 Ibyatinze aruwaje. 郑会长，您来了。 Oh Zenge, Chairman Zenge. 您好， 你好， Aho neza niha ni ukuvuga ngo mite. Niha. 您看一下这个合同，您喝茶。 谢谢。 Amasezerano hano ngo bagiye gusinyana ngo azazana abana. 艺术节办得不错呀。 Kari akantu bari mwagateguye neza kabisa. Ira art festival cyangwa se bya bintu by'abantu basura abantu 马 bakoze nyine ibintu by'ibishushanyo. 书记对你们都 Sekreteri Imana ukuri kw'Imana yabasingize 都给请过来了。 cyane cyane nko gutumira uriya musaza Zu 徒弟， Master Zu. 是老周这么多年收的唯一一个徒弟。 Dore ugomba kwiga niwe muntu wenyine uri kwigisha Master Zu. Niwe azasiga. 那行 Ari，kumwigisha kubumba. 我加油。 Nzakora uko nshoboye pe. 哎，对了，小林啊，不知道你们有没有兴趣做创业基地？ Ndi kwibaza ahubwo niba creative base ni ikintu niba afite nyine 对，我有个朋友，这 afite inshuti 有一个环， niba gushaka ahantu heza yazashyira base y'ibintu bijyanye no kuvumbura. 有机会 Ndi kwibaza ko hano hantu hazaba ahantu heza nyine. 可以啊。 Ukuri kw'Imana no 那你 uzaze tubiganireho urakoze. 现在像你们这样肯回归， Muri iyi minsi abana batoya 何况你们给我们提供了这么好的条件， mwazanye akantu keza rwose hano muri ino karitsiye. 我们合作愉快。 合作愉快。 Bemerana gukorana. Tugaruke hano. Bari kwitegura ibintu byose byinshi cyane bafite abashyitsi benshi. Ibyatinze bagaruka ku. 对不起， Babarire. 我向您道歉， Ndagusaba imbabazi. 该向您发脾气。 Ntabwo nakabaye nakurakariye mama. 我想清楚了， Nabitekerejeho gusa ndashaka kuguma hano. Nta hantu turi bujyane. 阿姨，
anti 安井虽然一开始是以投资人的身份加入， by'ukuri Anjin ubwo yazaga hano 长时间的相处， nyuma yo kumarana igihe kinini cyane 他已经成为我们， yabaye umwe muri twebwe 所以 ubwo rero 即使您要撤资， nunamuka unakuyemo n'imigabane yawe 继续留在这， basi umureka asigara ahangaha ntagirane nawe tuzatangira na business n'ubundi dukomeze dukore 你是说他即使不能给你们带 ubwo bishatse kuvuga ko mwakomeza mugakora niyo batwara aracyafite icyizere nubwo amafaranga yagenda yego 就跟家人一样。 kuri twebwe Anjin nk'umuryango 求求您， anti ni ukuri turagusabye uzareka asigare 安井已经是我们的家。 Anjin yabaze kuba umwe mu muryango wacu 安姐， tazamusubiza bya bigabo bigenda bikamutera amadobo 我真的想清楚， buriya niko bamubwiye 小到大，我做事情总是 kuva nyiri umwana nagiye mbura byinshi cyane 这次， ariko ubu ngubu 我真的想清楚， namaze guhinduka mutwe wanjye reka kwigumira ahangaha 你就去做你喜欢做， Anjin genda ukore ikintu ushaka 妈妈不再逼你了。 mama wawe ntabwo azongera kukubwira ukora ukundi ntabwo azongera kugutegeka mwemereye hano 妈，你到家以后给我发个消息。 mama uze kohereza SMS n'umwana uri kugera mu rugo 好， ndetse ubwire papa 很好， komeze neza nta kibazo mfite mutazongera no kujya mumamagara mumbwira nyine ngo nzi 这儿 ngiye gutangira business hano ni mu rugo ubu ngubu 女儿大了， mwana wanjye warakoze yeah. bimeze bite Anjin niba ari Anjin agiye gukumano yazanye hano na jipo bamaze guherekeza mama wabo 安姐， Anjin 以妈妈这么多年来的专业经验分析， shingiye kuri kugiye maze nka mama wawe nkora akazi ubu profession mfite 不一定是最值。 ishoramari ryawe rishobora kuba atari amahitamo meza ko yamwandikiye agapapuro 我们民宿这群小 ariko kubw'imbaraga zawe ndetse n'abo mukorana ndetse n'ibintu mukunda 想投资的成败 guhomba cyangwa se kunguka ubu ntabwo ari ibintu umuntu yapfa guteganya 量的。从今往后， kuva ubu ngubu 做你想做的， icyo uzakina cyose gukora uzagikore 支持你， mama azagufasha 无论发生什么， haba hari icyabaye icyo ari cyo cyose papa na mama 坚强。 bazahora ari abafatanyabikorwa bawe bakomeye yeah. Pobwa yanze gusubira iwabo aguma hano yikorerana akorana na ba jipo yeah. Bimeze bite sasa tugaruke mu mibare 我怎么有点紧张？ se kubera ikindi kumva mfite ubwoba 别紧张， wigira ubwoba bari kubara imibare barebe ko bungutse 我这一次没有盈利的话，我们民宿是不是 ibaze tubaye tutarabonye inyungu nanone business yacu yajya hasi ntabwo nshaka kubyumva 这次活动办的是 izera zi yavuze yuko byose bimeze neza tuzafata inyungu maze gukora ikiretinga 盈利了没有？ yesu we nubivuga ntabwo nshaka kubyumva niba atari inyungu 除去前期 dukurikije ibyabaye nyuma yo gukuramo igihombo twagize ukwezi gushize 工成本， ndetse no kwishyura abakozi 3个月我们总共盈利 muri aya mezi atatu 1500， twakoreye ibihumbi 291 turashize barungutse yesu we twabonye inyungu barishima yeah. 这下走 muri make 呆了。 noneho twabona icyo twakoreye bimeze bite yeah. episode 7 iyo dukomeje kureba babonye inyungu yeah. turakomeje episode 7 n'igikomeje filimi yacu bayise ngo iki wait for you kugutegereza naragutegereje ese ninde wategereje undi muri aba hari abo twabonye bakundanye bacicikanisha imitoma icicikana uwanze gutaha ku kazi yanze gusubira ku kazi aguma hano bimeze bite ndetse asigaye rwana kubera umukunzi kubera wakunda yeah. Sikov Entertainment DJ Neba ku bufatanye filimi z'ubwenge zikakugeraho Seducing Direct Parum irakomeje gisabe DJ Neba n'abandi ba DJ benshi bimeze bite yeah.
aka kavamo twikomereza na episode ya 8 yene episode 7 bimeze bite hari utwo bacishamo nyine kugira ngo tubanze tujye no muri mudu batangiye kunguka bano bana ese twabita abana n'abakobwa bakuru bakiri bato turutanwe imyaka mike mujya mubona abana mujye muvuga ngo uriya mwana arutanwe imyaka mike na Sikov ibi byose nibyo tuzagenda tubona wait for you katwikomereze ni episode 7 turiho yeah 失去的感动，当时你选择目送，最后一刻抱拥。iyi filime wayikunze jya kuri YouTube channel yacu kuri subscribe urayisangayo ongera kukwibutsa ko nkunda cyane ndetse hari n'izindi nyinshi cyane zagusangayo waramaze kugerayo urasanga iyi ngiyi izindi nyinshi zizagusangayo bimeze bite mambo vipi ndabakunda cyane Sikov yeah byo gusaba filime ugiye tuvuga ngo Sikov Sikov abyo uhereza DJ uhereza telefone cyangwa se flash tumubwira ngo Sikov Sikov ibyo gusa马书记 sekreteri ma 好一下 hari ibyo nshaka kuvugana nawe nuko dutangiye filime 这是经济 hari abanyeshuri bari guhura n'ibibazo bijyanye n'amafaranga dore ngiyi list yabo 这几个确实是 bano bakeya 经济困难学生 nibyo kuko muno mudugudu wacu nabakene ababyeyi babo baba bagiye kure bagiye ku kazi bagasiga abana mu rugo 能给他们提供的帮助也不多 twebwe rero twabahereza ububasha ariko butabashije kuba twabwabafasha ikigo cy'ishuri director ari kumwe na secretary ma hari abanyeshuri biga badafite amafaranga ziyizi yavayo 民宿盈利的分给村里的收益，我 amafaranga twagomba ko batwaye abahaye ni nk'imisoro 学生的事情，或许这笔钱 gusa nyine numvise ko ngo hari amafaranga 困难 ngo hari abana ngo bafite ibibazo 学生 ndakeka mwayakoresha mubafasha nka scholarship kuri abo bana 经济困难助学金 scholarship 我们学校在建立的时候确实有这个项目 但是学校的资 kuri tugitangira twe twarashyizeho uburyo bwo gufasha aba bana bo kwiga 金不足 ariko nyine ubufasha bwagiye buba bukeya iyo gahunda turayireka 我们本来开这个民宿就是为了， ariko nyine kuva twafunguriye hariya ahantu hacu 那既然民宿已经盈， twatangiye kubona inyungu 把钱花在更 kubera iki tutafatiye amafaranga tukayakoresha hakenewe abo bana bagakomeza bakiga baramushimira ziyi 谢谢你 akoze cyane 是我们应该做的。 oya tuba dukwiye gukora ibyo dukwiye gukora gute twafasha sino mbwa tukanga gufasha abana bagiye kwiga ubona ukuntu kino kibwe cyabyibushye we batangiye kunguka no gufasha abantu bo kwiga sasa twigarukire hakuri no hari 人呢？ buri muntu ari hehera buri muntu ari 江城， Jiang Cheng yacha kugera hano yasize kofi yataye kofi ni mu cyumba cye uyavayo sasa barakwereka inde we musiniya 姐姐可都是很难追， abakobwa bakuru baba baguye kubemeza yatangiye kwibuka kera uri kwiruka inyuma y'umuyaga 喜欢那个女孩， ntumbwire ko ugikunda wa mukobwa ibyo yagiye akunda kumubwira yahise aza kwicara hano nyuma yo kubona iriya kofi atangira gutekereza biriya bintu 看风景呢 好看的。 看风景呢 ari kwinjoyinga view ni heza aje kwicara hano mu ijoro rukundo hano hari abantu mwakunda undi 一直待在这里， ndi kwifuza twaguma hano iteka ryose 在我刚来的时候 ese uribuka bwa mbere nyiza 还想着 ukuntu ashaka ko buri muntu wese yavanga akagenda 短的时间 sinigeze neganya yuko mu gihe gitoya 不想走 zaba n'igihe umuntu udashaka kugenda 这里就像一个世外桃源。 hano hantu hameze nka paradizo 而且还有你 kubera ko uhari umutoma ati hano hantu hameze nka paradizo kubera ko uhari igitoma kiriya ni igitoma bari kuhakoreza abakarani umukobwa arumirwa do zeye
其实 mu by'ukuri 暗恋的学姐 wa musiriya navugaga nkunda yari wowe 我知道， ndabizi turashize 你知道 bizi gute 我今天在你房间里看， hari ikintu nabonye mu cyumba cyawe uyu munsi ikofi barakwereka ikofi yabonye yari iri mu rupapuro yararwibutse none se 我之所以瞒着你是因为 impamvu nyine narubitse ni ukubera yuko numvaga nta mutekano mfite nta kuraje nari mfite zo kubikubwira yagiye kubimubwira ntiyabivuga yahoze amukunda kuva na kera yirirwa amubwira ngo akunda ngo umukobwa ngo umuruta none se ngo umukobwa ni uwahehe ubu noneho rero ikintu ngiye gukora akuraho impeta kubwira umuntu ko umukunda ako kanya ugahita uzana n'impeta abandi twe tubikora dukundana tumaze igihe dukundana abantu bo mu isi niko mubigenza twebwe hano hejuru mu isanzure maze igihe kinini cyane nshaka kubivuga nuko yatangiye kumubwira 我今天一定要告诉你， mfite kubikubwira uno munsi umukobwa amaboko ngo ari bukwemerere ngo yabana mwisuhuzanya ziyi 我喜欢你。 ndagukunda bimeze bite ese urankunda nawe ari amaso n'ay'iki ziyi 快点给我滚出来！ buryo ari kumureba turebe niba ari ay'ingwe niba ari akana ko mu jisho turumiyo natwe ziyi bya bigoryi biraza sohoka ngaha abantu baza mu gihe bikiza gusa nta kindi 哟， eh 你们还有闲情逸致在这里？ kumbe muracyafite ibintu bijyanye n'urukundo muri 期限已经到， amezi 3 yararangiye 兑现你们的承诺。 noneho mukwiye kuvuga amasezerano yanyu mukayemeza 素已经在盈利了， ariko 不会给你。 twatangiye kunguka ndetse n'amafaranga twamaze kuyabaha 我不管， ntabwo mbyitayeho 说好给的就得给。 mwagomba kuyahereza twebwe nta mafaranga twabonye umunsi munaka du 钱已经给到南岭村小设立助学基金。 amafaranga twabonye twayahaye abantu bo ku ishuri 小， mu giturage aho ngaho ngo abana bo ku ishuri nibo mwahaye amafaranga sheneze yi 给我们的钱，给 batanze amafaranga yacu 别人， ku bandi bantu 我们村民是1分钱都没有拿到。我现在 nta mafaranga twakiriye reba amakofi yacu twamariyemo ubusa 好啊， nta mafaranga twakiriye kandi twebwe mwayasezeranyije 3个月的盈利交给村里， twari twababwiye yuko tuzajya dutanga inyungu y'amezi 3现在 ku baturage 已经做到了， none twakoze ibyo twagombaga gukora 收入也增加了，大家都支持我们开。 turi kunguka cyane kandi twatangira no gufasha abaturage 江大， kubera iki muri kuza hano mutera akavuyo 你想干什么？你这么想让化工厂住进来， ubwo ngubwo ushobora kuba ushaka ko ruriya ruganda rwubakwa 不是收了他们什么？ ushobora kuba yarabonye amafaranga aturuka kuri bo 不要血口喷人。 bikomeze kuwucinja ibintu bya fake 我血口喷人，做了什么自己心里清。 neza neza nzi ibyo wakoze jenzi 你没关系，做人要讲信用，说到就。 abantu baba bakwiye kuvuga ijambo bakarikoraho ndetse gatuhake 你要再胡闹的话，别怪我不客气。 ukitwara nabi wa murezi we 手下败将， wa muhombyi we 我兄弟打了进了医院， kubisa abavandimwe banjye hafi yo kubatwara mu bitaro none utangiye kuvuga ngo turi abantu bagira nabi 知道还不客气，有本事你来。 kino kigabo sasa kiba gishaka kubasenya twe twabonye bagihaye akazi nyine ngo niba abandi bafite uruganda bashaka kubaka hano 你少在这废话。 wikomeza kuvuga ubwo bugoryi duhereza amafaranga yacu 哎， jiyanga dayi we abaturage bavayo akaresitora karangaha 怎么回事？ urakora ibiki 你终于来 ari kubishyura abana amashuri none uyu nguyu ari kugatezaho umutwe 啊！你给我 kugatesha umutwe 做什么主啊？大海呀、 we mwanzuro 难道是？ 不是我，是之夜。 ntabwo ari jene ceneze ye ntabwo ari kuduhereza amafaranga yacu 大海呀、 okay 小沈他们把年素盈利已经捐给村小 yamaze gutanga amafaranga yo kujya kwishyurira abana ku mashuri 学了。等落地以后，马毅会把公告贴在村口栏，到时候啊， kandi ibyo ngibyo sekreteri imana araza kubimenyesha 你也可以去看的。 ubu rero ushobora guhita wakigendera ukajya kubyirebera araza kubimanika ku nkuta nyine kwa kundi bamanika amatangazo 好啊，老东西，你跟他 gisaza we 是吧？ uri kwifatanya nabo ngo batwibe 不仁不要怪我不义，我翻脸不认人了，兄弟。 ata bavandi bareke twinjiremo ariya dufata ibyo ari byo byose dushaka bemetse gato 大海，你别为难这几个年轻。 ndahaye hagarika gukora ibintu nk'ibi ngibi bigira birebire 民宿给我们村带来多， bano bantu turi abaturanyi babo kandi kuva baza twabonye inyungu 我们老头老太太冷 twari abakecuru n'abasaza gusa 冷清清的。你看， none ubu ngubu hasigaye ari abana batoya 他现在村里 tukiyumva twenyine 新人，大家说是不是？ abantu benshi baraje kandi twese turabyemera neza ko ari abantu beza bano bantu nibyo pe nibyo
kari byo uratekereza ibiki kino gisantere gikoresha amafaranga ngahe bano bantu babona amafaranga ngahe ni make cyane ugereranyije nayo twakura kuri kiriya bya bikemiko ngo industry zabo bazazana ibi bigoryi hapi banadufashe kugurisha amashu yacu ntabwo twaba abantu babi kora ibyo we baradufashije ntako batagize ariko ntabwo mwatwara icyo kigo ry'ubwo mukagitwara inyuma iyo ngiyo baramutwara nzabafata baramwishenga aze kujya ateza akavuyano mpaka bagiye uzabyicuza ibintu muri gukora sasa barakwereka cyatoye ibuye uyavayo yitangira umusore bimeze bite nawe hari uwaje ahita amufata romance ibuye yari yitangiye umusore umeze neza n'undi musore mushyashya uyakubitwa n'inkuba kumbe barakwereka nubwo yazaga kumubwira hari umusore ngo yasanze siniya muceni we siniya muceni arahagobotse twigarukire hakuno uriya musore yagendeye twiratwaye n'agapapuro uramu asanga uriya muceni ari kumwe n'umukobwa yaragiye ngo kubimubwira sasa hano jipo yakoze ubukwe amashyi kwa jipo yakoze ubukwe we amashyi menshi cyane jipo yakoze ubukwe na sekreteri jipo bamuha amashyi urukundo ni rwogere bo ntago bajya bitinzamo baje hano kubasezeranya muzabana mukurane murinde musazana mu bibi no mu byiza mbega ka jipo noneho izina ry'ubwaryo rirasekeje jipo yakoze cyane amashyi barayakoma bashyingiye jipo yakoze ubukwe igihe cyo gufata amafoto kirageze ziyiva twifotoze wapi ziyi ntabwo ashaka amafoto jipo yakoze ubukwe bimeze bite yahita yiciraho jipo afite ubukwe urukundo ni rwogere ziyi wa musore avayo reka twongere dutangire hagati yanjye nawe kuva aho wagendeye ukica ubukwe byararangiye ziyi ndabizi nakoze byinshi biri kuri wowe ariko nyine mpandi mahirwe pe ndagusezeranya ndekura duhara abantu batereta kuri iyo yavayo bogisi wadatawe shaka iki kuri riziyi ufata abantu b'abandi ubatereta ku ngufu biri hagati yanjye na ziyi na business zawe byarakurangiranye cyo ngiye kumana ibyishimo waragiye ubukura bwangiza none uragarutse imbere ya ziyi uje kumuha ibyishimo ikindi gipfutse abasore barwana kwica hagarike kurwana we siko bya bintu bibaho kuko ngo abasore barwana bagapfa umukobwa kino kigoryi ni igitubuzi kigiye kongera kikugira umurezo wari aho ngaho kanyigisha isomo uyu munsi ahubwo twakundanye imyaka 5 nge nawe tumaze igihe tuziranye ziya arankunda mwese nta n'umwe nkunda muri mwebwe urapfa ubusa turumirwa kuza urwanira umuntu agahora ati nta n'umwe nkunda muri mwebwe bamaze kugukubita igipfunsi bimeze bite ese uriya musore noneho biragenda bite bahise waiting for you gutegereza hari umusore uje bita siniya muceni ngo wakundanye na ziyi ndetse na jipo yakoze ubukwe ese uriya musore nagiye kubyangiza kandi dukomeza na episode ya 8 ndabakunda cyane 也是一种保护自